yabaje cita cyambere ngo nuko ngo Pastor Mutesi ngo yamuborotse kandi mu makuru mfite nuko nafitiye proof nuko ngo hari ibindi bintu biri behind of camera kuri cita nyine ngo yajyaga hari ushaka kuganiriza abantu umuntu runaka ibyo nashaka kujyamo bitamfitiye umumaro nicyo bapfuye simbizi imbara ashaka kumutereta hari Pastor Mutesi akabyanga simbizi ntumbaze ngo yababajwe yuko yamuborotse cita kufite umugore ko wasezeranye urababazwa nuko Pastor Mutesi yakuborotse ni umugore wawe no muri famille yawe no muri guki ibyo ni ibintu bitumvikana bisababajwe niki none se Pastor Mutesi ntafite uburenganzira bwo kwitaba washaka ngiye cita hari utuntu ndimo ndabona hari utuntu arimo aritwaramo nabi muri iyi minsi mama wacu Ingabire Immaculée we yitwaye neza Ingabire Immaculée buriya yize n'itangazamakuru ariko wabonye yuko we ibintu akora byose abikora mu buryo buri professional abyitwaramo neza biragoye ko wabona hari ahantu yagonganye n'umuntu yewe uretse ko nanyurije amaso ujya hari ibyo ntajya ntindaho ubundi yapfuye ikinana cita mbo ibintu bapfuye ngo nuko Pastor Mutesi ngo yamuvuzeho mu kiganiro yakoreye kuri televiziyo ye yitwa Giraneza TV yamuvuzeho iki nka biriya bya baririmba ngo za saa moya n'ibindi ntabwo nigeze ndirimba bene ibyo bintu ese ugahagaraga mu kabaro karirimba cyane bikaze cyane ahubwo mfite n'icupa ku ruhande reka mu izina rya Yesu urumva abantu bari baraguciye batarayobowe n'umwuka wera kandi aribo bari batumye ahubwo aribo batumye abantu bavuga ibintu bihembura imitima y'abantu benshi reka mbabwire ibi bintu mvuga mwitonde murebe kuri izi mbuga zateye murebe abantu benshi barimo barabwiriza ubutumwa bwiza abenshi urimo urabwiriza arimo arafokasinga ngo Imana iguhaye imodoka ngo Imana inyeretse igukijije uburwayi ngo Imana ariko reka mbabwire ibyo bintu koko nibyo Imana ishaka nibyo Imana yaduhamagariye iyo niyo ntego ubundi Imana yaduhaye Imana yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza abihana mubabatize ntago Imana yatubwiye ngo mugende mubabwire yuko mugiye kubona ibirayi Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV Basuhuze shuti bakunze Irembo Ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye no kuvuga hari abari mu Rwanda hari abari mu mahanga mwese ndagira ngo mbabwire ko tubakunda tukomeje kwifuriza kugira ubuzima bwuzuye ubuzima buzira intimba buzira amaganya buzira n'ibindi byose byatuma umutima wawe ubabara ndakuramukije kandi nongeye kugusuhuza mboneho no kwibutsa ngo niyo bigukundiye ukore subscribe ibiganiro byacu ugibona umunsi ku munsi kuko noneho duhagurutse tutari bwicare kandi tuje tutari busubira inyuma tubabwira ngo nimukomere icyari kibicariye ntabwo kirusha imbaraga ikibicayemo kandi hari ibintu bigiye kwiganzura ibindi twari tukuzaniye itangazo rikubwira ngo humura nturi wenyine uri kumwe n'Imana kandi amasezerano y'Imana aracyahagaze imbere yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana Apotre Karabo ese uri Apotre cyangwa uri Bishop nushaka kunyite umutambyi Karabo kuko na Bibiliya ivuga ko twese turi abatambyi umutambyi Karabo k'Imana cyangwa harya umutambyi tuvuga ko ari pasiteri ngo ni pasiteri Karabo k'Imana ariko ni titre nihaye ugiye kwiyimika nawe oya ntago niyimitse ahubwo Bibiliya iravuga ngo twese turi abatambyi kandi nanone ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo umwenda wari ukingirije ahera waratabutse kugira ngo buri wese yigerereyo ubwo ntimuzamwihaye imirimo ntago ari ukwiha imirimo ahubwo ni Yesu wayiduhaye kuko igihe yatangaga ari ku musaraba nuvuga ngo umwenda wari ukingirije ahera waratabutse kugira ngo buri wese yigerereyo ubundi mu gihe cya kera wowe uranabizi cyane hari abantu batageraga ahera abafite ubumuga cyangwa se abantu bafite inenge n'abantu bari aho bafite ibintu by'ibizira uyu munsi wa none rero buri wese umwenda waratabutse kugira ngo agereyo kandi nanone bireka tubwira ngo buri muntu wese ni umutambyi twese turi abatambyi Yesu akaba ari we mutambyi mukuru ubwo rukuvuga ngo abandi nta kazi bagifite abandi akazi baragafite ariko kariya kazi nako na abantu bakishyiriyeho kariya ni akazi abantu bishyiriyeho niyo mpamvu yewe iyo ndimo ndavuga ubutumwa ntago mvuga ubutumwa ndeba Bishop ndeba Apotre ndeba cyangwa ngo wagire umuntu numva ngewe ntinye oya
ahubwo icyo nkora ngewe mbwiriza ijambo ry'Imana, ahubwo twese buri muntu wese wagenze nabi wenda akikebura, urimo urakora ibintu byiza nyine agakomereza aho ngaho, ariko ngewe ntago iby'amatitire burya ntago binshishikaza cyane. Kandi abadukurikiye bafite ayo matitire bihangane si ukubapfobya, ahubwo Bibiliya iravuga ngo buri muntu wese ni umutambyi. Ni umutambyi ugeze ahantu haryoshye, dushyira imbere y'Imana. Uwiteka nyagasani Imana, twongeye kugushima muri aka kanya, turaguhimbaje. Uwiteka rero tugushimiye ko aka kanya wongeye kutwemera tukaba tugeze hano tugihumeka umwuka w'abazima. Uyu munsi twabyutse biremera, ariko hari abatabashije kubyuka ngo byemere. Kuba twabyutse bikemera ntago ari ukuba dufite imbaraga, ntago ari ubwenge bwinshi twakoresheje, yewe habe na bukeya. Nta nubwo ari uko wenda dufite igikundiro dukunda kurusha abandi, ahubwo ni ubuntu bwawe. Rero ubihimbarizwe, uhabwe icyubahiro. Aka kanya rero twongeye kuza imbere y'amaso yawe, twongeye kuza kuganira n'ubwoko bwawe cyangwa se abana bawe. Ngabo bana natwe tugirire neza, uturinde kwiyobora, uturinde umwanzi Satani. Iyo abana bawe bateranye ngo umwanzi Satani nawe araza agashengerera, aka kanya twirukanye imbaraga z'imyuka mibi, dukubise hasi imbaraga za Satani zirwanya ubwoko bwawe. Uyu munsi ijambo tugiye kuganira ahantu rihembura abantu bawe, abo Satani yari yajyanye bunyago, uyu munsi bagaruke mu izina rya Kristo Yesu. Ngaho ba hafi yacu, udukuri vatambukanwa. Uwiteka ntago turi intyoza na Mose ngo wigeze kumuhamagara ngo yamubwira ngo genda ujye kubwira ubwoko bwanjye ubabwire icyo mbatekerezaho, ngo Mose arakubwira ngo Mana ndabasha kuvuga gute ko ngewe ururimi rwanjye rudedemanga, ariko uramubwira ngo genda ndakohereza umuntu ugusemurira, wowe urajya, uwo muntu arajya gufasha muri iryo vuga butumwa. Rero Uwiteka Mana dukuri vata mu kanwa, utugire neza. Ibyo tugiye kuvuga bihembura imitima y'abantu benshi badukurikiye, abadukurikiye bari hanze y'u Rwanda, abari hano mu Rwanda, buri muntu wese uri bukurikira ijambo ry'Imana rigira icyo rimumarira, rigira icyo rimusigira. Uwari wihebye akire kwiheba, uwari ubabaye arekere kubabara, uwari ukennye abone ubushobozi ave mu kwiheba, abone amafaranga. Dusenze twambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uragize ati umuntu abona amafaranga, kuki bakiye amafaranga? Ubu nuvuga ngo hari abantu baba badukurikiye, hari abantu baba badukurikiye wenda bari mu buzima bwiza, ariko twibagirwe ko hari n'abantu baba badukurikiye bababaye, umuntu afite ibibazo bitandukanye, bagiye kumusohora mu nzu, cyangwa se yabuze n'ibyo kurya, minerivare z'abana zabuze, akatureba wenda akavuga ati wenda bari barahiriwe. Ariko humura, natwe suko tuba tudafite ibintu bidutsikamiye, ariko turabyirengagiza tugakomerera muri Kristo. Kandi humura nawe Uwiteka kwiteho akugirire neza. Humura, Imana yacu iri hafi yawe, ntabwo yaguteranye, ntabwo yakwibagiwe. Imana ishimwe cyane. Karabo k'Imana niyo mazina yawe yombi? Karabo k'Imana ubundi ni izina niyise ryaturutse mu ivuga butumwa. Naritekerejeho nda ahantu ku rusengero, ahantu bita Kiruhura. Abantu barahazi munsi y'umuhanda, ubu barahashenye, basigaye bateranira aho bita Karama. Naragiye ngiye kuririmba, mbona abantu banyishimiye cyane, mbona ariko mu bantu mbona harimo abantu b'inzobe, mbona harimo ibikara, mbona harimo abagufi, abarebare. Nanjye ndireba mbona meze gutya, ndavuga ntariko iyi Imana irahambaye cyane. Ubundi kubera iki? Ubundi kuki yandemye gutya runaka ikamurema kuriya no kubera iki? Mbirebye nsanga Imana yabikoze kugira ngo inezerwe, kuko ubundi Imana ibintu biri mu isi byose bibereyeho kwihesha icyubahiro. Buri Imana ibonye meze gutya, ikabona na runaka udukurikiye ameze kuri yameze, ikabona nawe espiriye irishima. None se ko umuntu ajya kugura ururabyo mu isoko akazana ururabyo rufite amabara atandukanye, kuki atazana ururabyo rufite ibara rimwe? Niyo hagize uzana ururabyo rufite ibara rimwe ruba rugaragara nabi. Iyo ari ururabyo rero rufite amabara atandukanye ruragushimisha. Niyo mpamvu natwe Imana yaturemye dutandukanye ikadushyira mu isi, kugira ngo dutake isi yayo, nayo niyireba ibone inezerewe cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndumva fashe naho byavuye, ndakarabo k'Imana, kandi n'umuntu udukurikiye nakarabo k'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana iraguhagurukije, Imana irampagurukije igihe nk'iki ngiki, kandi ndumva mfite amavuta, ndumva mfite umwuka wera. Abaye bafite amaganya n'intimba bahumure, nibashira impumu, Imana irabegereye. Ni Imana itegitererana abantu bayo. Ndagira ngo mbibutse ko Imana yigeze gusanga umuntu bita Eliya, ngo abantu bari baramutereranye, abantu bajya badutererana, ariko Imana yo ntago igidutererana. Burya iyo abantu bagutereranye ariko ugakomeza Imana yawe mu mutima wawe, ya Mana irakwibuka ikagukorera igitangaza. Ngo Eliya ngo bari baramutereranye, none hatereranywa n'abantu bakomeye,
akenerwa n'abantu bakomeye bafite ijambo ku buzima bwe. Ariko Eliya ngo ahantu yarari ngo yageze ahantu ngo inzara iramwica ngo yiryamira munsi y'igiti cy'umuretemu. Icyo giti ngo cyavaga amakaka mabi cyane ngo iyo yagwaga ku muntu yahitaga apfa. Nuza uwo Eliya nawe yari umuntu wari ufite kwizera, kuko murabyibuka mu myizo ya mbere n'umuntu wigeze gukora ibitangaza akajya ategeka umuriro ukamanuka mu ijuru ukaza ugatwika abahanuzi ba Bayali. Ariko ngo Eliya agera hanamuka ajya munsi y'igiti cy'umuretemu aryamamo, aravuga ati yewe ibyaje birarangiye, reka ntegereze gupfa, n'ubundi ndabona nta bantu bakinyitayeho. Ariko Imana iramureba, yibuka ibintu Eliya yigeze gukora, yibuka imirimo ya kera. Ndagira ngo mbabwire ngo kuba uyu munsi twicanga ntago ari uko twakoze ibintu bikomeye byiza, ari uko turimo gukora wenda ibintu byiza biri perfect 100%. Nuko Imana yibuka bya bindi twigeze gukora mu myizo yashize. Imana ikibuka Sipiri ari kwitaba, arimo arabwiriza abantu bagahembuka, ikavuga ngo yewe nkwaye televiziyo. Urimo urabyumva? Imana nayo yibutse Eliya, ntiyarebera mu buzima arimo ako kanya, ntiyarebera kwizera ko ari kwamushiranye, ahubwo ireba kwizera yigeze kugira mu minsi yashize. Mu myaka nkuze n'ubwa mbere mbonye uhanura. Haleluya. Noneho Eliya ngo aragenda yiryamira muri icyo giti ategereza gupfa. Ubwo yari ategereje ko amakakama mugo wagapfa. Ariko ngo Eliya Imana iramureba, imuramburaho ukuboko, imuzanira ibikona, irambura ukuboko iragenda itegeka ibikona, ngo ibikona biragenda bizana inyama, bizana imitsima, biramuhereza. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwo buzima muri uyu munsi wa none, nubwo mubona bukakaye, uyu munsi ntimwirengagize yuko Imana yanyu ishobora gutegeka ibikona bikazana inyama, bikazana imitsima. Ntimwihebe, haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro byo gutabara. Ariko muri uyu munsi ko wazanye ubuhanuzi bukeba, ubundi ni nako nahoze, rega usibye Satani ko yari yarashatse kumvangira, ubundi niko nahoze ndi umukozi w'Imana utavangiye. Uza kuvangirwa ute? Naje kuvangirwa kubera ibi bintu byivuga byateye ngo by'ama YouTube baratwika, nanjye ndavuga ni ngiye kuza nze muri abo bantu, ndatwika amavuta agenderamo. Ariko ubu yongeye yaje, ndimo ndagenda nenyegeza. Ubu ndimo neza. Ubu Imana yaguhagurukije cyane. Warayirose iki? Narose ikira, ariko uyu munsi ko nanarose hari inzozi nziza. Uyu munsi ko narose ngo ariko umuntu narindi kumwe nawe ninde uzi ko uri nyamara urimo gukoreshwa n'umwuka w'Imana. Ari umuntu narose ngantwaye mu modoka. Giziyere kwa mbona hari inzozi ziri imbere yawe. Narose ngo umuntu antwaye mu modoka, nubwo ntarimo ndibuka, ariko n'umukozi w'Imana uko biri kose, ngo tugenda tuganira, ndumva twaganiraga ijambo ry'Imana. Urumva nyine ni ya mavuta kindimo ye yari ari mu nzozi, n'uyu munsi andimo kandi azampora hiteka ryose. Aragenda garuka. Ubiyuza kuba nka Nebukadinezari, abanduza abagaragwaye bari bahuye n'akaga, warose inzozi none urazibagiwe. Nazibagiwe. Dushimira Imana yuko rwose twebwe tutari nka ba Nebukadinezari. Ubu wari kuhamagara ati ko nazibagiwe, ni muzimbwi. Ariko ndashimira Imana. Ndashimira Imana ko ijya yitamura ku munota wanyu. Hari igihe umuntu agera mu bihe akanamuka neza akabona nta nagacu k'ibyiza kari imbere, ariko Imana yacu ikaza ikagufata ukuboko ikakuvana muri ibyo bihe. Uyu munsi nanjye nongeye kugira ibihe byiza. Hari ibihe nongeye kuba nabayemo mu minsi ishize, ndavuga ntari kubunzongera ngira umwuka wera. Giye bakimara kumpagarika muri ADPR nigeze gufatwa n'ikintu bita depression, ihungabana. Depression ubundi ni mu Gifaransa, mu Cyongereza ni depression. Fatwa n'ikintu bita ihungabana, ndavuga ni ubu nanjye ngiye gukandagira agatsingi. Ugura litiro imwe se yiki? Waguza agakesero gakurura. Nari naratangiye kugenda nkicara nanjye mu kabari nkanywa. Avuga ni ndi umuhanzi w'umustar. Ariko uko nkurura akayoga, nkajya nibuka yuko nigeze kuririmba ibintu bikemera. Naririmba umuntu akavuga ati zomene, ati ze kuwa, ati Imana igiye kukujyanana, ati Imana igiye kukugira umustar. Avuga ni ibi bintu ndimo ndabyitwaramo nabi. Nza kongera mfata umwanzuro ngaruka mu gakiza neza. Ubu baranyakiriye muri ADPR. Uretse nze nkwereke. Ubu baranyakiriye muri ADPR, si ubwa mbere mbikubwiye. Ngiyewe nigeze kugera ahantu mpagana, ibihe by'ubuhenebere byaramfashe. Barandegera mubwire abakozi b'Imana, cyane cyane abantu badushumbye, umuntu najya mubona agenze nabi, nimugahita mwihutira guhitamo umushyira inyuma. Ngiye banakiza inyuma batanganirije. Ariko Imana ibababarire. Nuvuga ngo ikintu cyari cyabayeho, nari nashatse umukobwa utari wo muri ADPR. Baramagaritse numva ibintu byose nyine
nakoze wenda mpita numva babitesheje agaciro mbona ntawe ukinyitayeho okay ujyaho bacira imanza ntago ari uguca imanza ahubwo ibintu navugaga nabonaga ari ibintu byanyabyo kuko nabonaga ibintu nakoze bari babitesheje agaciro ko ari ahantu nagendaga nkabwiriza nkaririmba abantu bakaza bakihana insengero zikubakwa kubera batumiye karabo k'Imana Imana ikankoresha cyane mbonye banteranye rero ndavuga ni mbongeye kwinywera inzoga nanjye nge nibere nk'abandi bose ndatangira nkajya ninywera inzoga nkaturuka mu gitondo nkageza nimugoroba rimwe na rimwe nkaza no ku ma YouTube nasinze ariko ntihagire n'umunyamakuru bimenye nta n'umuntu wari uzi ko nzinywa usibye wenda umuntu wabimenyaga n'umuntu wabonaga mfite imyitwarire idasanzwe ariko ndashimira Imana ko ibyo bihe yabinkuyemo ubu nongeye gusubira ku rufatiro singaha muri ADPR banyakira singaha Cyprien ubu barongeye baranyakira muri ADPR dore ngaha singaha ubu rero ndashimira Imana ko Imana yongeye kunsubiza bya bihe bya mbere ubu ngubu ngiye gukora ivugabutumwa rikomeye cyane ivugabutumwa riri mu mwuka wera kandi rwose ndashimira Imana ko umwambi Satani yarandashe Imana yunkwepesheje ntumpitane Imana ishimwe cyane Cyprien ndakumva cyane nari mbonye usa nkaho uhuze cyane nari mpoze ni message umuntu yaranyoherereje yego ugira gutya rero ubugarutse mu murimo ngaruka mu murimo ubu ngubu rero natangiye kuririmba ejo bundi hashize kwa gatanu cyashize nari ndi mu Kabagari kuri ADPR muri mu minsi iri imbere naho Nyacyonga naho barantumiye kuri ADPR naho nzaba mpari n'ahandi hatandukanye hose no kwitaba mwongere mu ntumire mfite indirimbo nshyashya mfite amavuta mashya mfite ubuhamya bucyashya Imana yakoze imirimo n'ibitangaza hafi ngo babwire iby'imbaraga z'Imana ubu rwose nditeguye neza cyane ya ni ukuvuga turimo turaganira ubwo rero ugira gutya n'ubundi wisanga nisanga rwose wanyweye akarahuri ntangiye kunywa akarahuri ibintu bitangiye kwivanga urumva Satani rwibonye umuntu wakoreye Imana hari ukuntu wenda bibaye nkaho hari ikintu kimukoma mu nkokora nayo hari igihe iza igashaka kugira ngo imukubite hasi ariko dushima Imana ko Imana nayo iduhora hafi ntiyemere ko ibyo bihe by'ubuhenebere biduherana ubu ngubu ibintu byarongeye bigenda neza warongeye usubira ku rufatiro cyane ndi ku rufatiro neza njye naratangiye no kwikorera indirimbo zisanzwe cyane kabisa ajya njya mu birori nkakubita rwose ibintu bikagenda neza ariko ubu ngubu ngiye kujya ndirimbira Imana nk'uko byahoze njye naratangiye kuririmbira indirimbo zisanzwe z'abakobwa uririmba ngo umukobwa ni umukize ngegera hino winjya kure n'izindi izina rya Yesu uya wizitokesha kuko ziriya ndirimbo zirimo abadayimoni ntabo ahubwo wenda nuko benshi zishobora kubazanamo ibindi bintu bitari byiza ariko urumva atari iz'abadayimoni zo ngizo ahubwo nuko wenda abantu bashobora kuzumva bakaba bajya gukora ibindi bintu bitari byiza ariko njye nta n'ibishegu nigeze ndirimbamo nka biriya baririmba ngo za saa moya n'ibindi njye ntabwo nigeze ndirimba bene ibyo bintu ese ugahagararaga mu kabaro karirimba cyane bikaze cyane ahubwo mfite n'icupa ku ruhande reka mu izina rya Yesu urumva abantu bari baraguciye batarayobowe n'umwuka wera kandi aribo bari batumye ahubwo aribo batumye njya muri ibyo nese ngewe bataranca nigeze nk'inzoga kuva mu bwana bwanjye ngiye bacunze izina ryanjye rimaje kuba star bo babonye nshatse umugore utari wo muri ADPR ahita banje ko kibagiye gushaka utari wo muri ADPR namenyaniye ngewe rero uwo muri ADPR yaramaje kunkatira mbona ntabaho nta mugore kuko nabonaga abakobwa benshi bijijisha ngo ngire binyuza hirya hino ngo ngire sinamwemera ngo ngire sinasangira nawe none ibyo kuryamana nawe byo byari ibindi abakobwa benshi baravuga ati juriya rwose ntago yandyamira uruhande reka kubera iki ndabizi se none mpita mvuga ni okay nimba ari ibyo nanjye reka njye gushakira n'ibirayi hanze kuko urumva hari ukuntu badutumira mu nsengero bakaduhereza n'agasukari
byurabizi urumva rero byose byari bari babaye nkaho babifunze mpita mvuganire kanje kuririmba indirimbo zisanzwe ni kugira ngo abahanzi barambwira baririmba indirimbo zisanzwe bati kugira ngo ibintu bishobore rero ni ukubanza kwidroga ukanywa akantu ukijomba akantu ukikubita ukanywa akantu k'akayoga nyine tu ariko ibintu by'amatabi byo ntabwo nigeze mbigo mu izina rya Yesu. Amasengesho wasenganye na Pastor Mutesi se? Pastor Mutesi ni inshuti yanjye. Pastor Mutesi twahuriye ahantu hatandukanye no ku rusengero iwabo kuri Maranatha narahagiye naraharirimbiye nyuma yuko muri ADPR banyakiriye. Pastor Mutesi muri ibi bintu byanamubayeho muri isaga yo kuri YouTube ndumwe mu bantu bagiye bamugira inama inyuma ya mikoro. Arabizi inyuma ya kamera. Nawe wenda naza kubibona yandike muri comment. Ariko icyo namubwiye cyo nuko nagaye buri muntu wese wagiye kwibasira Pastor Mutesi. Pastor Mutesi ni umupasteri wiyubashye unubashywe n'abantu. Kandi ijambo ry'Imana iravuga ngo mureke abo kubahwa tububahe. Nimba umukozi w'Imana aguye mu ikosa nubwo ngiye ntanabihagazeho ntanabyemera, si ngombwa yuko ku mbuga nkoranyambaga buri muntu wese amwiha akajya kumuvuga nabi. Ibyo ni amakosa abantu baba bakora. Rero Pastor Mutesi narabimubaje ndamasi ibintu ndimo ndabona ku mbuga nkoranyambaga wabibonye ati wapi ati maze nige mu masengesho atariko ndaza gutera akajisho ndebe atariko nkurikije amakuru abantu barimo barama nuko hari abantu banyibaseye bampagurukiye barimo baramvuga nabi. Arambwira atariko ntacyo bimbwiye kuko nzi yuko ati Imana nta bitarangira. Uyu munsi wa none Pastor Mutesi yibereye muri Canada. Babandi bose bamurwanyaga nimba bari bamaje kubona ateye imbere bashaka kurwanya bashaka kubita hasi sahane ye. Uyu munsi wa none ni bahumure yababishije yigiriye muri Canada. Ariko ndegera mbabwire ngo abantu mukorera ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane abakundaga gukoresha Pastor Mutesi mugabanye igifu kirekire. Bira bintu ntago ari byo. Ibintu byo kubona umukozi w'Imana atangiye kuzamuka mukamukubita hasi, uramukubita hasi uburiri yaryamagaho niwo uzaburyamaho, uramukubita hasi igikombe yanyweragaho niwo uzakinyweraho, uramukubita hasi umubaza iki. Rero ngewe umuntu wese washatse gushyira hasi Pastor Mutesi amuvuga nabi yumve kuri ngewe naramugaye kandi rwose cyane bikabije. None ukabona ko hari n'abantu bari intellectuel bafite ubwenge mu buno bw'isi busanzwe ukabona nawe wagiye kuri mikoro none umuntu w'umujournalist umuntu ukora itangazamakuru iri professional umunyamakuru uri professional avugwa nabi avugwaho nabi akababara. Cyprien nawe winjiye muri iki kibuga cy'itangazamakuru umunyamakuru uri professional iyo bamuvuze nabi ajya kwiyeskiza kubana akisobanura. Umunyamakuru ni umunyamakuru nta mupaka agira. Ibyo bakuvugaho byaba bibi byaba bibyiza ubusabwa kubyakira. Cyo kuri iyo ubonye hari umuntu ushaka kukubangamira akaba yashaka kukuvutsa ubuzima aho ngaho inzego z'umutekano zirakora 5 kuri 5 ushobora kugenda ukegera RIB cyangwa se n'izindi nzego bakagufasha bakarokora ubugingo bwawe cyangwa se bakarokora ubuzima bwawe n'amagara yawe. Ariko mu gihe nta kintu cyo kibaye hari umuntu wari ukuvuze gutya ntago wari ukwiye kugenda ngo ugire gute ubwo uwo mbwira ari mariyumva ntago yari akwiye kugenda ngajye kubigira intambara. Ko numva se ngo yagiranye ikibazo na Chita ni bari Chita. Iki kibazo ubundi cyari kimeze gite? Ntago mbizi bya Chita nta nubwo njya nkorana nawe ibiganiro. Gusa nyine nkunda ibiganiro byinshi akunda gukora. Ariko nawe ubwo wenda tugarutse kuri Chita nk'umunyamakuru akomeza sigasire ikintu bita ubunyamwuga mu itangazamakuru. Sindi umunyamakuru nta nubwo nge nizi itangazamakuru ariko mbishaka najya kubyiga n'igihe gitoya bagahita bampa iyo mpamya bumenyi nanjye ngakora itangazamakuru. Ariko Chita hari ahantu ntago witwaye neza. Jewe aka kantu kagira introduction y'ikiganiro. Chita nimba nkurikiye hari ahantu kuri Pastor Mutesi witwaye nabi. Ntago witwaye nk'umuntu uri professional. Wabonye yuko mama wacu Ingabire Immaculée we yitwaye neza. Ingabire Immaculée buriya yize n'itangazamakuru ariko wabonye yuko we ibintu akora byose abikora mu buryo buri professional abyitwaramo neza. Biragoye ko wabona hari ahantu yagonganye n'umuntu ntibibaho. Uriya n'umumama ufite ubwenge n'umumama ufite IQ iri hejuru ndanamushimira cyane. Ariko Chita rwose hari ahantu ntuzongere gukora ikosa nkariri. Nimba twese tukwemera tugufollowinga zira views zose ubona ntago ubuzi abantu bagiye gushyiraho views ni twebwe. Uyu munsi usohoye ikiganiro sinyirebe na runaka nakirebe
uyu munsi waba urimo uragenda utakaza waba urimo uragenda utakaza ireme abantu baba barimo baragenda bakuvaho rero mu gihe kiriya kintu kibaye kikaba kinarangiye ntuzongere kugwa mu ikosa nka ririya uravuga Pastor Mutesi aho yavuye ejo bundi Afrimax yamuzamuye si Bakti wamuzamuye yakoraga kuri Afrimax Imana igize gutya ikoresha Bakti azamura Pastor Mutesi naduke yaramaje kugeraho urashaka guhita udufata ukatwubika ukadushyira hasi ubundi jewe uretse ko nanyurije amaso ujya hari ibyo ntajya ntindaho ubundi yapfuye ikinana kita mbo ibintu bapfuye ngo nuko Pastor Mutesi ngo yamuvuzeho mu kiganiro yakoreye kuri televiziyo ye yitwa Giraneza TV yamuvuzeho iki yamuvuzeho bitewe yuko Chita nyine hari ikiganiro yigeze gukorana na mama wacu Ingabire Marie Makire amubaza kuri Pastor Mutesi bo noneho Pastor Ingabire nyine we nk'umumama uzi ubwenge agira uko bisobanura mu buryo bwiza noneho Chita we sinzi uko yabyitwayemo icyo kiganiro cyo sinabashije no kugikurikira noneho Pastor Mutesi arongera akora ikindi kiganiro avuga uburyo Chita yashatse kumwibasira Chita noneho nawe ajya gusubizanya na Pastor Mutesi come on ni ibintu bitumvikana Chita wowe nk'umunyamakuru nk'umunyamwuga wamamaye mu bintu bitandukanye uvugira ubukwe uvugira inka mu bukwe utaha ubukwe butandukanye wagakwiye kuba ujya gusubizanya na Pastor Mutesi uzamutse ejo bundi ahubwo wagakwiriye kuba ubona ahantu yitwaye nabi ukagenda ukamufata amaboko cyangwa se wabona atafata na telefone ukamwihorera ariko ukamwihora akizamukira wenga ikintu cyababaje Chita cya mbere ngo nuko ngo Pastor Mutesi ngo yamuborotse kandi mu makuru mfite nuko nafitiye proof nuko ngo hari ibindi bintu biri behind of camera kuri Chita nyine ngo yajyaga hari ushaka kuganiriza abantu umuntu runaka ibyo nashaka kujyamo bitamfitiye umumaro nicyo bapfuye simbizi imbara ashaka kumutereta hari Pastor Mutesi akabyanga simbizi ntumbaze ngo yababajwe yuko yamuborotse Chita kufite umugore ko wasezeranye urababazwa nuko Pastor Mutesi yakuborotse ni umugore wawe no muri famille yawe no muri guki ibyo ni ibintu bitumvikana isababajwe niki none se Pastor Mutesi ntafite uburenganzira bwo kwitaba washaka ngiye Chita hari utuntu ndimo ndabona hari utuntu arimo aritwaramo nabi muri iyi minsi kandi abantu bambabarire kandi iyo ndimo ndahugura umuntu ndamuhugura hari ukuntu arimo aritwara nabi cyane muri ibi bintu by'itangazamakuru muri iyi minsi mu minsi ishize yagiye gukavaringa ngo ubukwe bwa Bishop Gafaranga ngiye mu makuru mfite yuko banayikiniraga filime iyo filime rero ikaba ari filime ngo izagaragaramo Annette Murava na Bishop Gafaranga basa nkaho bakoze mariage ako karimo agasene Chita rero ngo agiyeyo nawe bamushyira bahita bamusohora kubera ko bari bazi ko wenda Chita atabahereza yahita ajya kugaragaza yuko ngo habaye ubukwe wenda atari nabwo nimba bwaranabaye cyangwa butaranabaye I don't care nanubwo mbyitaye ngiye nari nagiyeyo barambwira ngo ubukwe ngo ntago ari ubukwe bwabaye wenda baranancukaga ibyo simbyitayeho ariko Chita nk'ibintu yagiye guhita atangaza ngo Gafaranga ngo yakoze mariage batigeze bamuhereza uburenganzira biriya bintu byo n'ubunyamwuga umunyamakuru atangaza inkuru adafitiye resource ese niwe wabitangaje bwa mbere byabanje gutangazwa n'uwo bita Kirema DC Kirema DC Kirema ibivaho birongera bivugwa na Chita bari abantu babiri ntago bari bakwiriye gukavaringa inkuru ngo bari bakwiye gutangaza inkuru badafitiye proof cyangwa se niyo yaba ifite proof batabibahereye uburenganzira reka nkubwire ikintu kimwe hari ibintu biranga itangazamakuru uyu munsi wa none ushobora kubona ahantu harimo habereye nk'ikintu wowe ukagenda ugaterayo kamera ugashaka gufata inkuru nyirubwite adashaka yuko iyo nkuru ijya hanze abifitiye uburenganzira kuko ushatse kushaka kukavaringa iyo nkuru atabishaka ugiye kwinjira muri private ye abishatse yanakurega wari ubizi ubundi nimba ugiye gukavaringa inkuru banza ugende ubwire nyiri umunyamakuru nyiri gutara inkuru mubwire uremera yuko dukavaringa inkuru cyangwa tuyihorere nabyemera sava ariko nuforcinga ukayikora mu buryo ataguhereye uburenganzira abafite uburenganzira bwo kujya kukurega ukitaba niyo mpamvu n'abantu barimo baratangaza inkuru zigiye zitandukanye ku ma YouTube cyane cyane niho nkunda kubibona mugaruke hakono mwibuke yuko hari ikigo gishinzwe itangazamakuru hari abantu bashinzwe ibi bintu nimukakora ibintu ngo nuko mushaka views ariko bidafite ireme bidafite ireme cyangwa se bidafite ubunyamwuga kuri icyo
cyacita cyangwa cyagafaranga hari icyo byababaje Gafaranga, hari ikintu uyu munsi atangaza kumva hari byaramushotse. Uyu munsi wa none ntekereza yuko Gafaranga ahantu haratishimye kubera ibintu bakoze, amakuru batangaje kuri we ntabwo yakwishima. Urambwira gute ko umuntu abyuka kuri social media akarebaho agasanga bashyizeho inkuru ze nta burenganzira bahaye, noneho comment hafi ya zose 99% zirimo ziramutuka. Kugira ngo umuntu abe umustar inshuti zanjye birahenda. Mu minsi yashize hari umuntu wari waranyihaye kuri internet kuri zino za YouTube arantuka. Ngiye mpita nihamagarira abayobozi. Ndaripotinga na muripotinga barambwira ati mwihorere niyongera twe tuzamukurikirana. Izina rirahenda inshuti zanjye, kugira ngo umuntu abe uwo ari uyu munsi wa none ni ibintu bivuna. Nimba umuntu yarahereye hasi from zero akagenda azamuka, buri muntu wese akabaza Bishop Gafaranga, ntago ari ngombwa yuko uyu munsi wa none buri muntu wese yashaka gukinira ku izina rye. Biriya ni ibintu bitari byiza, no kuri Pastor Mutesi nawe bibuko nguko. Kubaka izina biravuna. Biravuna nk'ubu ngewe najyaga njya gukora nk'ibiganiro nkashaka akantu nakora katuma abantu bamenya, nkagenda nkacurika umutwe mu mabuye, nkatera siporo, nkagira gute, nkikura ishati, nkabyina, nkaryama hasi nkivuruguta. Uyu munsi wa none umuntu kuza gufata mikoro ngo ugiye kuvuga akarabo k'Imana, nshuti zanjye, usibye kuba turi abakirisitu naho ubundi atari uko ari Yesu dufashe byaba bibi. Kirazira nimba umuntu yarahereye hasi yiyubaka, sina ngombwa ko umuntu aza gufata ibintu abantu bubatse ngo abisenyagure. Ntago ari byiza. Nuza reka ibyo nenge kuvuga ibyo mbyihorere byo muri Bibiliya, nenge kuvuga inkuru z'umuntu wo muri Bibiliya wigeze kurakara akora ikintu kitari cyiza, reka tumwihorere. Ariko tuzirikane yuko ibi bintu twese tubirimo kugira ngo twese dufashanye. Tubirimo kugira ngo dufashe abantu mu ijambo ry'Imana, abantu bakire, abantu bave mu byaha. Nimba uje gufata umuntu ukura abantu mu byaha akabazana kuri Kristo, wowe ugashaka kumusunika umusubiza inyuma, urumva wowe utagiye kuba umukozi wa Satani. Ntago ari byiza rero. Nimba umukozi w'Imana agize ahantu atsikira, wijya kumuteza abantu, mugarure kandi umugaruzanye ubugwaneza. Ubuse nta bahanzi narinzi cyangwa nzi baririmba gospel binywera konyagi. Kuki ntaza hano kuri kamera ngo mvuga amazina yabo? Ntarabonzi bajya muri bino bintu by'ubusambanyi. Ariko icyo nzi cyo ngewe kubera ko babazi ko mbizi, ndaza hano nkabagura kuri kamera, ariko nkirinda kuvuga amazina yabo kuko nzi ko kubaka amazina bafite byarabavunye. Ibi bintu tukunda kubivuga, abantu rimwe na rimwe umuntu akakubwira ngo oya ng'Imana ngo niyo yubaka izina, ng'Imana ngo niyo izamurika manura, ariko bakiyibagiza yuko iyo Mana yacu ariyo yaduhaye bwa bwenge bwo kugira ngo tubukoreshe tugeraho dushaka kugera uyu munsi. Uyu munsi ntago umuntu azirirwa yicaye mu rugo arimo arareba kamera, areba akarabo k'Imana avuga buri munsi, akareka kujya gukora ngo avuge ngo ibyo kurya ngo bizamanuka hejuru bize byikubite hasi. Ni byiza yuko ukora nkuko na Paulo yadodaga amahema, Imana ikaguhera umugisha muri bya bintu ukora. Yanabishaka we ishobora no gukoresha ibikora nkuko yabikoresheje kuri Eliya, ariko mu gitana bikoresheje amaboko yaguhaye, ni ikimenyetso cyuko uzatera imbere, ikimenyetso cyuko ukwiriye gukora. Impamvu yaguhaye ako kanwa ni ikimenyetso yakweretse yuko ako kanwa kagomba kurya kakavuga. Ni umutungo w'ingenzi ukomeye. Ubundi reka ubwire Cyprien, ubundi ngeze kuri level ntagikeneye ibintu umuntu yampanurira atampanurira. Amanuriye ni byiza, ariko ari Imana imubwiye. Ariko uyu munsi wa none ngiyewe ibintu Imana yandemanye byonyine n'ubuhanuzi bwivugira. Kuba Imana yarandemanye akanwa n'ubuhanuzi, Imana ni ikimenyetso Imana yampaye kigaragaza yuko ngomba kurya no kuvuga. Nta wafata umunwa wanjye. Impamvu Imana yampaye amaboko ni ikimenyetso kigaragara ko ngomba gukora kandi nkatera imbere. Aya maguru ni ikimenyetso kigaragaza ko nzagenda. Uyu munsi kumbwira ngo Patrick ugiye kujya muri Amerika ni ibintu nyine ni byiza, ariko nzajyayo. Imana yampaye amaguru. Abayafite bose bajyayo ni bisanzwe. Kuba Imana yarampaye amaso nuko nzareba ibintu bitandukanye. Kuba Imana yarampaye ubwenge nuko nzabukoresha nkatera imbere. Kuba Imana yarampaye izi ndirimbo ni ibigaragaza ko nzajya kuririmbira hirya no hino, ntago ntitaye ngo ni mu Rwanda cyangwa ni hehe ngo ni muri Amerika. Indirimbo ntizigira umupaka. Abantu benshi kumva umuntu araho ngaho ngo ntegereje kumva ngo se ngo nzajya muri Amerika se shahu. Bano bantu badukurikiye bo ntibari ariko basiba kuba bahura n'ibibazo bitandukanye.
icyiza nuko ahantu uri waba ufite amahoro mu mutima wawe kandi Kristo yaba kwishimira. Waba uri mu Rwanda, waba uri i Bugande, waba uri muri Amerika, waba uri fa kuba Yesu akwishimira. Icyingenzi sahantu ahubwo icyingenzi ni iki kuri muri aho hantu. Ni iki kurimo. Cyane. Uvuze ibintu biryoshye cyane. Uvuze ibintu biryoshye cyane. Akenshi na kenshi ukunda gutanga inama z'ubwenge kandi wumva ko ari ibintu biba bifite aho biba biri kwerekera. Ubu namwe uyu muhamagaro inzitizi ziri kubamo ari iki zituma abantu batagera ku ntego? Muri uyu muhamagaro inzitizi zirimo dufitemo abantu babiri. Dufite abantu baje bakurikiye indamu, dufite n'abantu baje bakurikiye Imana. Abo bantu babiri rero iyo bahuye ni nk'amazi n'amashanyarazi. Noneho muri abo bantu babiri bari muri ibi bintu turimo by'ivugabutumwa, abafite power kurusha abandi ni abaje bakurikiye indamu. Nibo bantu uyu munsi bafite power, bafite imbaraga cyane. Abakozi b'Imana banyabo rero usanga bo kwa gukomeza kwigengesera no kwibombarika, bo nyine kwera nyine bari abakozi b'Imana ubusanga bari aho ngaho iyo bageze ibyabo nyine ni by chance, ni ku mahirwe. Ariko ndagira ngo mbabwire abakozi b'Imana bukuri muhumure. Imana yacu, ijambo ry'Imana yavuga ngo Imana izaza ntizaceceka. Imana izaza izarobanura urukungu mu masaka, kandi ibi byose mubona bidafite foromire, Imana izabiha foromire. Hari igihe kimwe Imana izazishyira ibintu ku buryo, izazishyira ibintu ku murongo. Fata abantu baza babeshya ngo nabakozi bayo, babeshya bigeze hirya, izana abantu bayo ibashyire ku murimo wayo, baze bavuga ubutumwa bwiza, bakura abantu mu byaha, bakura abantu, bavuga ibintu bihembura imitima y'abantu benshi. Reka mbabwire ibi bintu mvuga, mwitonde murebe kuri izi mbuga zateye, murebe abantu benshi barimo barabwiriza ubutumwa bwiza. Abenshi urimo urabwiriza arimo arafokasinga ngo Imana iguhaye imodoka, ngo Imana inyeretse igukijije uburwayi, ngo Imana ariko reka mbabwire ibyo bintu koko nibyo Imana ishaka, nibyo Imana yaduhamagariye. Iyo niyo ntego ubundi Imana yaduhaye. Imana yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abihana mubabatize. Ntabwo Imana yatubwiye ngo mugende mubabwire yuko mugiye kubona ibirayi. Ariko icyo kintu mvuze muracyumvise? Nimba hari abantu barimo barumva ko ibyo bintu mbabwira atari ukuri, musubire muri Bibiliya, mujye musoma Bibiliya neza. Ntabwo Imana yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, abihana mubabatize. None ubutumwa bwiza murimo muravuga nubwo kuvuga ngo Imana iguha ngo Zekuwa, ngo Imana ikujyanye mu Burusiya, Zekuwa Imana uyu munsi Imana ikujyanye muri Ukraine. Ugiye kujya muri Ukraine koko ubu niho bafite amahoro? Ugiye kujya mu Burusiya ubu koko ugiye kubwira Putin ngo ugiye, ubu Putin umuhamagaye yakubwira ko mu Burusiya ariho hari amahoro? Ahubwo ko yakubwira kwifatanya nawe ukamusengera Imana. Ibyo bintu rero ndagira ngo dukorere Imana byanyabyo, tureke kwishushanya. Kuza uyu munsi urimo urabwira abantu ngo Imana irababiniyanse, ngira bazekuwa, ngira demonetanizinze sinze n'ibiki, ngo ngibahaye ibi n'ibi by'umubiri abantu barya bikagira ngo ibi bibora. Ntabwo ari Imana yashakaga. Imana biriya nibyo iduha nk'inyongera. Gusa nanone ntabwo nirengagije rya jambo muri Bibiliya rivuga ngo nimuhumure kandi muhumurizanye, mubwirane ibyururutse imitima. Ibyururutse imitima ni iki? Kubabwira yuko Imana itabara, Imana ikura kure. Ariko ntabwo uyu munsi wa none icyo dukeneye ari ukubwira abantu ngo Imana iguhaye viza, Imana ikujyanye hanze, Imana igeze gute. Igisha abantu bave mu butinganyi, bano batatse iby'ubutinganyi. Igisha abantu bave mu biyobyabwenge, igisha abantu bave muri ibi bintu by'ivangura. Uyu munsi wa none hari ibibazo bijengereje abantu. Abantu bafite insengero zitandukanye, umuntu ari hariya ngo ni kwa runaka, ngo ni kwa baru, ngo ni kubanuza, hariya ngo ni kubanuza, ngo ruya n'urw'abantuza. Niko ko abantu bari mu bihe by'akarindagire. Uyu munsi abantu nimba bishyira hamwe ngo na abantu runaka, ngo bikize hamwe ngo nta bandi bantu bagomba kubinjiramo, iryo juru muzajyamo ni irya bene wanyu, ni iryo ku Kamonyi. Tujye tubwizanya ukuri, mukagira ngo turimo turavuga nabi. Iryo juru muvuga ubundi niri ijuru tuvuga ko umuzungu
n'umwirabura umugufi n'umuremure ko tuzarihuriramo muri mubiki kandi iri juru tuvuga ko atazajya y'inyama n'amaraso ko hazajyayo roho ubundi murarushywa n'iki roho igira roho igira ubugufi igira uburebure roho igira uruhu ku buryo roho haba hari roho y'inzungu n'iyirabura abantu nyine ubusanga bafitemo ubugayi k'ubuhenebere ariko bivanze n'ubujiji bivanze no kutamenya mwaretse tugakunda Imana tukareka ibi bintu turimo bidafite gahunda bidafite gahunda yengeye kubabwiriza ubutumwa bwiza banyanga ubwo nyine muraba mutarabi Imana abankunda nyine ubwo turi komerezanyiriza urugendo genda babwiza ukuri babwiza ukuri ye buriya ndi umuntu w'umunyakuri cyane nkunda kugira ukuri mu kanya duciye ku bapolisi noneho bari barimo kureba ibyangombwa n'umumotari wari untwara avuga ngo ariko se abapolisi nabo ngo birwa batutwaka ngo batureba ngo bagenzura ibinyabiziga byacu ndababwiye ariko reka mbabazi ubundi muragira ngo mujye mugenda mukora impanuka bite byanyu ubundi umupolisi kubaje kukubaza ngo nyereka controle ni umwanzi wawe controle ni ngombwa ukwiye kujyana ikinyabiziga mu muhanda cyujuje ubuziranenge uragira ngo ugende twumve wakoze ibyo birinda ubuzima bwawe n'ubwo ubutwaye n'ubwo abaturage muri bugende muhura ntitukaruhanye ngo twumve ko ibintu byose ari amakosa ibyo bakora ari amakosa no twite natwe dushyira mu bwenge rero nibyo ubwo ako karagaciyemo ariko mbamabwira kugira ngo tujijuke tumenye ukuri twumva abantu bavuga ukuri kandi abavuga ukuri tubumve tubatega amatwi si umuntu ko yamamagaye cyane mwihorere ubwo arimo aragushaka ariko ndagira ngo n'ubundi tugera ku musozo ducutsa ikiganiro cyacu dufate niba hari inama watanga cyangwa no gutanga nimero zawe akantu bakaba baguhamagara ubundi ubasengera Imana reka mbanze mbere yo gusenga no kubaha inama mbanze tuzuza abantu bose badukurikiye hari umumama uri muri Amerika witwa Dusabimana afite na channel yitwa Dusabimana 1 TV Dusabimana 1 TV mugende mukore subscribe n'umuhanzi kazuba muri Amerika ukora indirimbo za gakondo za gospel hari n'umumama w'inshuti yanjye uri muri Canada witwa Lorette wazaza no kunsura muri iyi minsi ariko sinshaka kwabwira igihe azazira aba diaspora batangiye kunsura n'abandi bantu badukurikiye bari hirya no hino bari mu Bufaransa umumama w'inshuti yanjye uri mu Bufaransa n'abandi bantu bari hirya no hino batandukanye n'abadeperi bose badukurikiye n'abandi bose basengera mu churches atandukanye abo muri Zion Temple ni mu nshuti zanjye cyane uziko muri Zion Temple ari bo bantu bamaye amafaranga menshi hano mu Rwanda cyane nigeze kujya kurimba bamfungira akaverope k'700 hano mu Gatenga barankunda cyane ni mu nshuti zanjye mbese njya kubaka inzu ya mbere nibo fondation yo kubaka inzu ya mbere niho amafaranga nayakuye uyu munsi wa none nubatse indi ya kabiri Imana nibicishamo nzubaka n'iyindi ngiye mfite inzozi zo kuzashinga n'ibigo amakampani cyangwa nkashinga ibigo bifasha imfubyi Imana ibaye nk'ikigo gifasha imfubyi umunsi mfite inzozi zitandukanye nuko abantu bambona so inama rero naho abantu nuko bakwiriye guhumuka abantu bari bameze nkaho bahumirije bahumuke ibi bihe turimo ni ibihe bikomeye ni ibihe buri muntu wese arimo araza yigira mwiza rero mukanguke mumenye abakozi b'Imana banyabo abakozi b'Imana banyabo rero dore ikintu kigiye kubababwira muzababwirwa n'imbuto bera muzabacungire ku mbuto bera yego ikindi rero ndagira ngo mbasabe bakozi b'Imana muntumire tubwirize ubutumwa bwiza uyu munsi wa none ngiye kujya mvanga kuza kuri YouTube mbwiriza ubutumwa bwiza ariko mbivange no kuririmba cyane nari meze nkaho nari naracecetse ariko ubu hirya no hino natagiye kugira ubutumire rero nawe nkurikiye ushobora kumpamagara ngiye ntago ngorana pe ushobora kumpamagara kuri 0786655784 nsengera muri ADPR ahitwa Ishenga muri ariko no mu yandi machaches mumpamagaye Jewe nta kibazo ntago ndi umunyedini nge ndaza nkaririmba rwose ubwo ADPR yabaye yagiranye ikibazo nanjye bakambwira ati ntago tubikunze kujya muri yandi macaci bampamagara nanjye nkabahereza imirongo cyangwa se nkabahereza imirongo nyine Bibiliya iravuga ngo mugene mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa bwiza dusengere no mukabari mbonye uburyo najya kubwiriza najyayo
nkabwiriza kandi abantu bagakira wakumbura ya byeri oya hari igihe wagenda ugiye kubabwiriza hari umuntu yageze ajya kuroba noneho aroba ifi imurusha imbaraga iba ari wikubita mu mazi oya wenda mu tubari ho twajya tuhagera ntabwo umuntu yajyayo mwahagenda muri gakorari muri benshi ariko wowe wenyine ushobora kugerayo ivugabutumwa ryawe rikaganzwa ariko uzi ko ari byo ako kantu ahubwo ndakumvise ni ukuvuga ngo mugomba kwitora muri itsinda ry'abantu benshi kugira ngo mutizanye imbaraga nibyo mukajyaho mukavuga ati nimuhagarare tubabwirize ariko uri umwe amafi arimo yakuroba pe noneho abantu basharinga iki kiganiro reka mbabwire mutize amaboko sipiri bagutize amaboko kandi ngiye buriya mfite abantu buriya nurebe iyo mpaye kiganiro si wabonye ko cya kiganiro cyarebwe buriya mba mfite abantu banjye bagera mu 1000 banjye mfite YouTube yanjye buriya ikurikirwa n'abantu 4,000 noneho mfite Instagram yitwa Karabo Kima yitwa Patrick Mazimaka mfite Facebook yitwa Patrick Mazimaka mfite na WhatsApp yanjye stat yanjye ikurikirwa n'abantu benshi mfite abantu ku buryo nshobora kusharingira abantu minota mikeya kiganiro bafite abantu banjye mu 1000 bahita bageramo rero n'abandi bantu mudufashe musharinga ibi biganiro bihembura abantu rwose bagutiza amaboko ubone n'agafaranga gakomeze kinjire ariko n'abantu bahembuka imitima ikindi mukundane njya nkora ibiganiro nkabona umuntu yanditse nk'uru message ngo uwo muntu ngusa gutyo ariko urasa gute urasa gute we wariremye ndeka nanjye nkureke twese tubwirizanye ubutumwa bwiza mwiza ni ibintu byo kurobanura hano nta bintu byo kurobanura twebwe ibyo ntago twa tubirimo twe nta nubwo twa tubirimo rero ibyo kumba nakubaza kusa ukubona ntasanzwe nawe niko udasanzwe twese twubahane twizange ndumva twasoreza aho ngaho dusenga n'Imana kandi abantu bifuza ko bampamagara nkabasengera buranja nsengera abantu ibibazo bigakemuka Imana inkoresheje Imana irankoresha kandi abizi yuko rwose akanwa kanjye Imana igigakoreramo data wa twese mwiza twonge kugushima turaguhimbaje aka kanya tubwirije ubutumwa bwawe kandi waturinze kwiyobora twayobowe nawe ngaho ufashe ubutumwa bwiza twatambukije cyangwa se tumaje kuvugira ngaha busakare hirya no hino ku isi kandi buhembura imitima y'abantu benshi ngaho uzadufasha ubwo tuzongera guhurira hano kuri icano irembo ryera nukuri irembo ryera ndagushimye yuko bayise irembo ryera hari amarembo abatera mana amarembo ajya mu bapfumu ayo ntago yera amarembo ajya mu barangi amarembo ajya ku bantu babicanye ayo ntago ari amarembo yera ariko turagushimira yuko washyizeho irembo ryera uyu munsi wa none ushimwe kandi uhabwe icyubahiro iri rembo ryera rikomeze ryere uzaririnde abarozi baza kurihumanya uzaririnde abantu baza kuryangiza kurikoreraho ibyamfura mbi mu izina rya Yesu ngaho rero dufashe utugire neza dusenze twambaje mu izina rya Yesu Kristo amen.